Perezida wa Federasiyo y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Argentine yaraye atawe muri yombi, ubu arabitswe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu bibaza ngo ese arimo arazira kano kanya. Isi y'umupira isa nkaho yacitse umugongo kubera byinshi biri kwiberamo. Dufite intambara zikomeye cyane ziri kubera indani mu federasiyo muri rusange. Tubaye ikaze mu Ten Talk tubiganireho. Tapia Mafiaso arashinjwa byinshi muri rusange, arashinjwa bimwe birimo money laundering cyangwa se gufata amafaranga atazwi inyito akayashakira inyito akayabika muri federasiyo y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Argentine gusa ku makonti yayo abarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri iyi federasiyo haravugwa byinshi, haravuga ibyaguzwe bitazwi, twabigarutseho mu kiganiro cyacu cyabanza, ariko uyu munsi iyo dufite kino kidasanzwe nuko perezida yarawe atawe muri yombi na FBI hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndi kumwe cyane na Alan, twongeye tugaruke muri kese zo muri Amerika y'Amajyepfo. Umeze neza? Meze neza Auguste. Mushuti wawe Tapia yarataye muri yombi. Uwo bita Tapia FBI rwose amufatiye ku kibuga cy'indege cy'i New York. Duhere gato kuri scenario yo ku kibuga. Tapia why abantu bibaza ngo Tapia ko atagaye ku mukino nyuma y'igikombe cy'isi, Tapia kuki yarakiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Abantu benshi batekereza ko byibuze ashobora kuba yaratashye ahubwo akaba yarangiye kugaruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariyo mpamvu atagaga n'ubundi ku mukino nyuma y'igikombe cy'isi. Kuki Tapia yarakiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi? Yego nibyo Auguste, ni byinshi byagiye bivugwa muri iki gikombe cy'isi nyirizina, ariko by'umwihariko kuri Perezida Tapia wa Federasiyo y'umupira w'amaguru hariya mu gihugu cya Argentine. Ubwo kuba byibuka neza cyane muri episode yacu heruka yari nyuma ya match ya Misiri, ubwo twari dutangiye kumva ibijyanye no kuba bakurikirana Federasiyo ya Argentine ku bijyanye na money laundering cyangwa se ibijyanye n'amafaranga ari kugaragara muri konte zabo ariko adafite inyito runaka, adafite n'amarese. Ibyo byose biravugwa, ariko FBI itangira kuba yakurikirana gake gake no byimitse. Ariko mbere yaho yari yatangiye iperereza na mbere y'igikombe cy'isi, yibaza iti iki gihugu cya Argentine binyuze muri federasiyo ikuriwe no bita Tapia, ariko ufatanyije no bita Tovogino Pablo nka trésorier cyangwa se umubitsi, ariko akaba na secretary general cyangwa se bamwe twita SG. Bavuga bati bano bagabo muri cya gihe Argentine yari ifite ibibazo by'ubukungu mu 2015 kugeza 2021, hari icyo twakwita dollar control. Bano bagabo bigiriye inama yuko aho kugira ngo babuzwe amadira ajya atandukanye, harimo za Coca-Cola, harimo za Adidas n'izindi company zazaga zifuza kwamamaza kuri equipe nationale ya Argentine Alobe Celeste, aho gataye amafaranga yo kujya tuyabure, ahubwo reka tugende dufunguza amakonte mu gihugu cya USA, ubwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaba ari muri banki nka za JP Morgan n'izindi zose, byibuze turebe ko amadiri yose azajya ari hazajya yishyura agafaranga. Ariko USA ivuga yuko amafaranga mu gihe arenze ibihumbi 10 by'amadolari agomba kuba afite inyito runaka kandi ari registre azwi muri systeme z'igihugu. Rero ibyo Tapia na bagenzi be barabikwepye, harimo icyo twakwita tax fraud, gucenga imisoro, ndetse no kuba amafaranga bari bafite icyo gihe cyangwa se binjizaga muri konte zabo bishyuraga na facture zigiye zitandukanye, ariko mu by'ukuri bidafite inyito itomoye. Nicyo FBI iri kubabaza. Rero mbere ya finale bivugwa yuko abayobozi muri Federasiyo y'umupira w'amaguru muri Argentine bafashe telefoni zabo, FBI bizibitse izikora iperereza. Rero no kuri finale bivuga ko uwo bita Claudio Tapia yaje gufatwa mbere ya finale, arabazwa cyangwa se abashyizwe mu cyo twakwita detainment, baba bamubitseho gato. Ni nayo mpamvu kuri finale abantu batigeze bamubona. Nyuma yuko bihosheje, equipe iratahita mufite ijya muri Argentine, twarabibonye batari kumwe nka perezida wa Federasiyo Kamemu yakabaye ari kumwe na delegation, ariko niyajyanye nabo. Nyuma yaho rero arimo arajya ku kibuga i New York agiye gusohoka mu gihugu cya Amerika, biza kurangira FBI imubwiye iti aka kanya nibwo tugukeneye, vuba tugire gute tugende. Ahubwo abantu bakibaza bati mbere yako mwamukoze iperereza bitazwi, kuki ku kibuga cy'indege nyine biteje iyo sine? Ariko cyane ari amakuru agenda asohoka muri FBI kubera n'ubundi ibyabo, ndetse no kuri website yabo mu birego byibuze biri mu birarujise kano kanya mu makese barimo bakurikirana. Case na Tapia ntabwo irimo gusa, ku makuru mu gihugu cya Argentine menshi aravuga ko agomba kwitaba ibyo nakwita ngo ni nk'ubutabera ku itariki 30 z'ukwezi turimo, n'ubundi ukwezi kwa karindwi. Gusa ibi bije nyuma y'icyo nakwita ngo ni intambara y'ubutita, nyuma yo gutakaza igikombe cy'isi abasore ikipe cy'igihugu Argentine. Abantu hasohotse amakuru avuga ko ikipe cy'igihugu Argentine ishobora kuba yarahatijwe kuba yatakaza umukino wa nyuma kugira ngo byibuze bitange balance yaba muri FIFA ndetse na UEFA ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange, ariko kubibonera icyo nakwita ngo ni ibimenyetso bikagorana. Gusa mu cyo bita ngo ni ibimenyetso bigera kuri 20 twakusanyije, tugiye kugaruka ku bijyanye
n'ibirimo bivuga ko Argentine yaba yaratakaje umukino w'igikombe cy'isi nkana cyangwa se yabihatirijwe n'abandi bantu wenda bataramenyekana ku mazina yabo ariko byibuze bashinzwe n'ubundi izo nzego zo hejuru zirimo na FIFA ifite umupira n'ubundi mu nshingano. Yego, kubazi byinshi tujya dukunda kubona yaba ari muri politike yaba ari muri showbiz n'umupira nyirizina dukunda kumva ijambo conspiracy theories, nyine ibijyanye n'icyo twakwita nyine inkuru zihishe cyangwa se zidasobanuye cyangwa se zidatomoye mu buryo buri wese ahita afata amakuru mu buryo bwihuse. Rero nyuma y'uko Argentine itakaje umukino wa nyuma itsinzwe na Espagne igitego kimwe ku busa, ubwo n'igitego cya Ferran Torres cyaje kuza mu minota y'inyongera, haje nyuma kuza inyigo, izo teori zivuga ko Argentine ishobora kuba yaratakaje uwo mukino nkana. Ibyo bigaterwa n'iki? Abenshi babihuza n'uko ari iyi dosiye ya FBI, abandi bakegera imbere gato bagahita bavuga ati nyuma y'umukino wa Bongereza na Argentine ikoze comeback imeze neza cyane, minota nyuma Lionel Messi na bagenzi be bigaragaza, bavuga ati ririya darapo bagaragaje rya Falkland ngo ni Argentine, bishobora kuba byarateje ikibazo mu buryo buri politike, mu buryo buri global, icyo bakakirengaho. Ikindi abantu bakomoza bavuga bati n'ubundi bisa nkaho nyine iyo tugiye kureba ku bimenyetso byatangiye igikombe cy'isi hari ikigaragaza ko Argentine yaje kuba itegurirwa nk'umuntu uzajya gutanga igikombe. Urugero gato cyane Augustin, abantu babyibuka mu gikombe cy'isi gitangira mbere ya match ya Cape Verde nibwo haje kujya hanze email ishishikariza abantu kuba bavuga nabi igihugu cya Argentine, nibwo twatangiye kubona nyine izo email zijya hanze. Abantu bakavuga ati se izi email zijya hanze gute? Abantu bavuga hari icyo bita malice nyine ni ukwanga umuntu udafite aho muhuriye. Hari ikindi cyo bita bias, kuvuga umuntu ubogamiye ku ruhande rumwe. Hari icyo bita nyine hate, noneho urwango noneho narwo rufite either impamvu kuko babyise inyito. Ibyo byose byavuzwe. Ubwo ku ikubitiro amwe mu mazina abantu batekerejeho baribuka Samuel L. Jackson ajya kuri televiziyo akavuga ati Argentine nicyo gihugu cya mbere cy'abarasiste, icyo kijya ku ruhande. Icya kabiri uwo bita Naila Foran, uyu ni kamwita umusore waririmbye muri One Direction, nawe yaje kujya ku rukuta rwe rwa Instagram avuga yuko Argentine atari igihugu cyo gukundwa kandi atari igihugu cyiza cyane ku bijyanye wenda n'abirabura. Ubwo nawe avuga kuri racisme, ariko wajya gucekinga muri records ukareba ahanini uyu ni umuntu wabaye muri Argentine bijyanye n'ibitaramo yagiye hakorera. Nyuma yaho tuza kubona barimo ba Speed, uribuka kuri Speed match ya Misiri baza gukora comeback, ikipe y'igihugu ya Argentine Messi ahushije penalty yaje guserebura nyine muri bwa buryo bwo kwikubita ku gituza. Ubwo abantu bazi icyo umwirabura nyizi n'abakozi, sibyo kugaragaza nyine inyito ya cya kintu bajya batwitirira. Ubwo ibyo biraranye none umufana Argentine ikoze comeback atsinze, ubwo nyine avuga iti ikipe yangira atsinze abisubiramo. Icyo gihe Speed yahise atanga ikirego muri fata umuntu yagize gute yankora irondaruhu. Abantu batese kuki abantu nyine bashishikajwe no kugira ngo bakore kampanye yangisha abantu Argentine. Ibyo birarenga. Begeye imbere gato nyuma ya match ya Misiri iryo joro nibwo yahise hajya hanze izo files za Claudio Tapia versus FBI. Ibyo ngibyo birarangira tuza no kubiganiraho bijya ku ruhande. Ubwo ndi kubaka ngera kuri finali nyirizina. Bigeze kuri match ya kimwe cya kabiri, ubwo ni kuri match ya Argentine ndetse n'Abongereza, nibwo abakinnyi babo navuga ngo bakoze agashya wa mugani, baje gukora ibara bafata igipankarite cyangwa se igitambaro cyanditseho ngo Maldives, sibyo, cyangwa se Maldives ni Argentine, cyangwa se Falkland ni ibirwa bya Argentine. Ibyo ni ibintu bigisubira inyuma mu 1882 ubwo Abongereza binyuze mu twakwita ngo ni Captain John Strong yaje kubafata icyo kirwa akitirira Ubwongereza, biza gutuma Abongereza baza barahasetoringa batajya kuzana nyine abaturage b'Abongereza, biza kurangira Argentine ifa n'Abongereza icyo kirwa nyine by'amateka. Nyuma yaho 2013 nibwo haje kuba referendum, baravuga bati iki kirwa reka abaturage ubwabo bahitemo aho baza kuba babarizwa. Abaturage ko majorite ari n'Abongereza baza kuvuga to ya twe turaguma mu butegetsi bw'ubwami bw'Abongereza. Icyo gihe rero ikipe y'igihugu y'Ubwongereza ivamo, ariko debazari ziri mu gihugu cy'Ubwongereza cyangwa se muri UK. Argentine igomba guhanirwa ibintu yakoze. Icya mbere naho uvanga politike n'iki n'umupira, icyo ni kimwe cya mbere. Icya kabiri abatangaza iyo message ni abakinnyi bakaye bahanwa. Turibuka abakinnyi ba Espagne bavuga ku bijyanye na Gibraltar bavuga ngo ni ya Espagne, uburyo Rodri ndetse na barimo bakavayaro bagiye babihanirwa na ba Ferran Torres n'abandi bose. Iki gihe kurande rero Argentine iyo conspiracy theory iza ikubwira ngo mbere y'umukino bahawe amakuru y'uko icyo twakwita
iyo darapo batanze cyangwa se iyo message batanze nyuma yo gutsinda Abongereza ya Falkland ni Argentine, ngo mu gihe batakwemera yuko uyu mukino ujya mu rundi ruhande rwa Espagne nyirizina, ngo Argentine yahanishwa imyaka 10 idakina amarushanwa ayo ari yose mu mupira w'amaguru nyirizina no igikombe cy'isi. Ubwo ngo niyo intimidation yabayeho kuri finale, ariko ngo na mbere yaho ngo Tapia yaje gukurwa muri vestiaire ajyanwa kubazwa. Ngo muri Argentine bakwibaza batese nimba izo dosiye zose zarakuze kugeza kuri finale igikombe cy'isi, nimba Tapia yajyanwe mbere ya finale, nimba abakinnyi batangiye kubwirwa yuko bashobora kuba bahanwa imyaka 10 badakina umupira w'amaguru kubera iyo message batanze, kandi tuzi ko Espagne abakinnyi bahanishwa imikino mu buryo busanzwe. Ati iyo si threat yahinduye intekerezo z'abakinnyi ba Argentine bagatangira umukino basa nk'atari abantu bari à l'aise. Ubwo nuko bimeze mbere na mbere kwinjira mu bindi. Aricyo kumanza kuganiraho cyotene yose ngo tuhereye cyo tamana kutangone mu mizi n'ubundi yikese muri rusange. Hari amakuru yasohoka uyu munsi kugira ngo byibuze asa nkaho yazi ibicyuho na abanyamakuru mu gitondo avuga ko ngo mbere y'umukino w'igikombe cy'isi final ngo hari intambara yabaye hagati y'uwo bita Lautaro Martinez na Julian Alvarez. Amakuru y'indani wabo akaba bihakana avuga ko iyo ntambara ngo ntayabayeho, ahubwo ari ikintu basa nko gutwikiriza n'undi gucubya n'undi icyo nakuta ngo nk'uburakara abasore ikipe y'u Argentine bari bafite. Hari amagambo yatakaniwe na Leo Messi muri vestiaire nawe yabaye icyo nakuta ngo ni nk'imbarutso yatumye none abantu batangiye gutekereza. Twinjire muri case nyirizina ya finale, umukino wa nyuma byibutse nakutimana wakuta ngo ni nk'ibimenyetso fatizo ibimenyetso ugize umuntu yaheraho, nubwo bitemetse neza ko iyo case yabayeho yo kuba Argentine yarapushijwe nyine kugira ngo byibuze itange umukino wa nyuma, ariko tujye ku kintu nakuta ngo ni ibimenyetso byuze 20 bishimangira ko hashobora kuba ari ikintu cyarabaye behind iyo mbere y'uko umukino utangira. Urakoze cyane gukomoza kuri finale. Kuri finale nibwo abantu babonye amashusho ya Leo Messi arimo araganiza bagenzi be, ariko mbere yaho gato bava muri bisi amashusho agaragaza umuntu bita Lionel Scaloni Morale nayo bisa nk'ari umuntu wari ufite ikintu asa nk'ahanganye nacyo muri vestiaire. Wenda ayo makuru ya Lautaro na Alvarez birahari, ese ibyo bya Claudio Tapia birahari, ese ibyo kuba batangiye kubotsa igitutu ngo bemere gutanga umukino, ese ibyo birahari. Nyine ubona ko Lionel Scaloni ngo yasohotse muri bisi ku cyo amashusho atwereka ari umuntu utari vigile, atari umuntu uri vibrant, nyine wa muntu ufite vibe yo kuba yajya gukina finale bitandukanye no muri Qatar 2022. Binjiye muri vestiaire hagaragaye amashusho uwo bita Enzo Fernandez ndetse na Lisandro Martinez basa nk'abateza amatwi Lionel Messi, ariko mu by'ukuri ubona ko ya morale twa tuzi kuri Argentine bwa bwitange zavamo tubaziho ibyo byose byatakaye. Ubwo kubajyanye n'abasoma ikirimo kirabera aho ngaho, lip readers abasoma ndetse n'abakurura mu matwi mu rurimi rw'Icyesipanyol ibyo umugabo bita Lionel Messi nka kapiteni arimo abwiye abakinnyi bagenzi be ngo nimwite ku byabaye, nimwitinde ku byabaye, tujye mu kibuga. Nimutinde ku byabaye, tujye mu kibuga. Auguste, ubundi niki kiba mbere ya finale? Nicyo abantu bari kwibaza, niki cyabaye mbere ya finale? Icyo kijye ku ruhande. None haza kugaragara andi mashusho yaho Lionel Messi bari barimo baraza muri tano. Tumenyere ko abasore b'ikipe y'u Argentine bakunda kuza bose bareba imbere baherekeje Leo Messi, ariko noneho hari uburyo bageze bari hafi kwa approaching atano ibasohora mu rwambariro nyine bagiye guhurwa na Espagne ku rundi ruhande. Tubona uwo bita Lionel Messi asa nk'uri guca amarenga. Nyine aka kanya Auguste, nimba hari ikintu urimo uravuga kiri private mu buryo bw'igifatika, ugahindukira ukareba kamera gutya ukongera ugatanga ubutumwa. Ayo n'ayandi mashusho nayo yarayasohotse bivuga ko Lionel Messi ngo yasaga nk'arimo aratanga sinye z'uko uzabasha kubisoma azaboneka iyi match tutari twiteguye nka Argentine uburyo isanzwe ikoramo. Icyo gihe n'amagambo agaragara muri video yavuze ho, noneho yararimo aravuga ngo 2 injuries, remember this is not your game to win. Abwira bita Cristiano Romeo. Uruvije kintu mu magambo y'Icyesipanyol subtitles abagerageje gukurikira video nekeza ko izo detail bazibonye. Nabwo arabivuga, ariko ukabona arabivuga nk'umuntu witaye yuko kamera imuri iruhande muri make nko gutanga sinye. Ntabwo ndi buhinduke mbabwire ngo batubwiye ngo twitsindishe, sibyo? Ariko ibyo ngiye kuvuga mwe ni mushishoza muzagira icyo mukuramo, icyo kikajya ku ruhande. So mu kwinjira muri umukino izo ni zimwe muri detail abantu bari kugenda bakusanya, ariko bakanavuga yuko bakavuga ati Lisandro Martinez aricaye. Ko Lisandro Martinez tubizi uburyo akinamo, iyi ni finale y'igikombe cy'isi ayitwaye yakora amateka. Lisandro imvune yagize yatuma ava mu kibuga ni iyi. Bakavuga bati icyo tujye ku ruhande. Enzo Fernandez ikarita ya mbere y'umuhondo, iya kabiri y'umuhondo bikabyara umutuku, bimeze bite? Cristiano Romeo nawe kuva muri finale bagahita bibuza bagataba ni abantu bari bateruye rya darapo rya Falkland. Ati byarangiye aribo bahaniwe
cyangwa se aribo bahawe iyo dosiye yo kugira ngo bagire gute bayiteho nyine hatagira undi muntu bifatirwaho. Ikindi abantu bakavuga ati se imikino ya Argentine yo bavuga ati Lionel Messi bwo waba wamurusha umukino habe no guprovoka ikosa, icyo kikajya ku ruhande. Bakavuga bati se ko mbere yaho twari twumvishe nyuma y'uko Perezida Donald Trump yatangaje yuko ubwe yihamagariye Infantino avuga ati karita ya Balogun muri match y'abiri nyamuneka turwaneho umukinnyi aboneke, ati karita ntabwo byari bikomeye. Bakavuga ati UEFA ko yari itangiye gushyira igitutu kuri FIFA, avuga bati Infantino uraramuka ugarutse mu bijyanye no kwiyamamaza umenye ko nta muntu muri UEFA uzagutora. Kubera iki? Watangiye kuvanga umupira na politiki. Bavuga ati se gufata umusifuzi Slavko Vincic w'umunyaslovenia bakamushyira kuri finale, perezida wa UEFA ari umunyaslovenia, aho hantu haba harimo isano ry'ibyo bintu. Aho batese nyuma ya finale twigeze twongera kumva UEFA itera amabuye FIFA, ibintu ntibyatuje. Ibyo bintu abantu bakabibuza bakavuga ati icyo kintu kiragoye. None tujye inyuma y'ikibuga, abantu babonye finale zimwe muri zo dutarinekeza ko bazirekonesa, hari ukuba warushwa umupira ariko hari no kuba Argentine idashaka kugira gute kureponda. Abantu bakavuga ati se twabonye ba Lionel Messi bavuga ati dukomeze dusirikire umupira, kumuvana aratubwira ati tuma Karista kasubiza imipira yose inyuma. Nyine hari udusinye umuntu yabonaga wenda abajyanye na conspiracy theory bakaba bagira gute bagiye bakavuga ati se reka twibaze Augustin, hari finale uzi aho umuryango wa Lionel Messi udahari? Icyo kintu abantu bakagihera bakavuga ati se ko Espagne yari ifite abarejande bayo kuri finale, kuki Argentine itari bafite? 2022 Aguero yari ahari, Mascherano yari ahari, Batista yari ahari, n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye mu Zabaleta bari bahari. Bati kuri no shuro niki cyabaye kugira ngo nibaboneke? Ikindi kikuri iki kisumbuye none gifatike se na perezida wa federation akabura, hakabura n'umuntu uri muri delegation ya Argentine uza kuba habaye. Abantu wenda bakomoje kuri perezida w'ikipe wa Argentine ubita Javier Milei, umugabo waje kuba afata ubutegetsi nyuma ya Qatar, ubwo nyuma ya uyu bita Alberto Fernandez. Alberto Fernandez nawe yaje kuri finale. Iki cyo abantu wenda nibagitindiye kuko muri Argentine guhera muri 90 baje kwanzura yuko umuyobozi wa Argentine atakaweza muri vestiaire ko muri 90 ngo yaje muri vestiaire arabaganiriza aza no kuri match ngo birangiye Cameroon batsinze, bakabifata rero nk'amahirwe mabi. Iwabo byita ngo ni mufa ngo batera amahirwe mabi. So niyo mpamvu perezida Javier Milei ataje, nubwo nta kibazo afitanye na USA nyirizina no mu buryo bwa politike, ariko niyo mpamvu ataje. Ni tradition, ni kari cyabo yuko perezida ataza kureba imikino mu rwego rwo kudatera amahirwe mabi equipe nationale, ariko abantu nyine bakareba kuri izo dossiers zose. Nubwo nawe ari umuntu usanzwe yadvocatinga kuri ibyo birwa, avuga ati ibyo birwa ni bya Argentine, nubwo abongereza nyine bamaze kuba bitsina mu buryo bw'iyo referendum ya 2013. Abantu bahuza utwo tuntu akavuga ati nyamara harimo akantu, ayo makarita yagiye atangwa, akavuga ati Slavko Vincic uburyo yagiye yitwara mu mukino. Ikindi kintu abantu batekereza bavuga ati se nyuma y'ibyo byose kitwereka ko Argentine yari yamaze gushyirwa munsi y'ipine, gute Lionel Messi atabaye umukinnyi w'irushanwa? Irushanwa rirarangiye, Rodri Cascante ni umwe mu bakinnyi beza, ariko gute Lionel Messi kuri performance yari afite twari tubize tuti hagati ye na Kylian Mbappé uzagera finale azahabwa igihembo cya FIFA Golden Ball, kuki batakimuhaye? Akavuga ati bino bintu birimo tena. Ikindi kintu noneho dusanga basohotse nyuma ya finale, nyuma y'ubwo twabonye Kun Aguero, umugabo usanzwe ukoresha urubuga rwa Twitch mu kugana umupira w'amaguru, avuga ati hari ikintu nigeze nsobanukirwa ku kijyanye n'uburyo Argentine yitwaye. Tuko tuyize yatsindwa nibyo, ariko Viga zambaraga yambaduko yakoraje bafite mu kibuga ntabwo twayibonye. Di Maria nawe araza arabihura aravuga ati naganiriye na Leo Messi ndamubaze nese niki cyabaye ku kibuga, ati nta kintu kimwe giza mbwira. Ati Leo Messi twaganira byose ariko namubaza icyabaye imbere y'umukino akamwepa ati bantu banasha kuba ibyatubayeho muri mu 1990 kuri Diego Maradona bishobora kuba byongeye kugira gute kutubaho. Sura miyo special case yo muri 90 kugira ngo tuyiha abanyarwanda byagenze bite muri 90 Diego Armando Maradona byamugendekeye bite icyo gihe? Yego, kuri Diego Armando Maradona nabyo bisa nk'ibifitanye isano n'ibingi muri urwo rugero rwa politike ndetse n'umupira. Muri 90 Diego Armando Maradona yari umwe mu bakinnyi bahagaze neza kamemo, agerageza ko yakwitwa neza cyane. Icyo gihe muri Argentine bari bafite perezida wa federation bamwitaga Julio Gordona, yari umugabo ukomeye cyane kuko Argentine cyari igihugu gikomeye mu mupira yari muri Amerika Latine. Rero bitangira irushanwa bisa nkaho bigaragara yuko Argentine imwe mu makipe ahagaze neza, ariko icyo gihe hari dossier yahereye muri 1982 ku bwa Otto von Bismarck. Abize amateka baramuzi, chancellor w'Abadage. Yari umugabo wabashije guhuza states cyangwa se uduce tugiye dutandukanye 32 kujya tuziyunge tuvemo Ubudage bumwe. Bivuze ko niwe watangije icyo twakwita ngo ni German unification.
guhuza Germany hari uyu munsi. West and East sibyo noneho bigeze muri 90 ngo nibwo dosiye yari itangiye gusa nkaho ikomeye yaba ari muri Amerika batangiye ku bya advocatinga i Burayi bari ku advocatinga muri Afrika nyine bakanyuramo kugira ngo babone bafitanye ibibazo n'Ubudage bagenda bagerageza korosaho ubuzima bukomeze nyine nyuma y'icyo twakwita Cold War rero icyo gihe bari bafite chance bamwitaga Helmut Kohl niwe wari ukuriye icyo twakwita German unification icyo gihe rero FIFA yari kure n'umugabo bita Joao Havelange w'umunyabrazil ngo yaje kuganira na Julio Gronanda amubwira ati hano hantu bino bintu birarenze ngo irushanwa ryagiye gutangira babwiye Argentine bati Maradona mupunguza iki gikombe si icyanyu mukihorere ibyo bintu mubireke Diego Maradona arabwira ati mwarayoboke atuwasige wamugane Diego Armando Maradona aravuga ati yabwiye perezida wa federation yinje muri festier amubwira ati ahubwo nibwo ngiye gukina tournament ya mbere ikomeye Maradona baramwihorera bakubita amakipe bagera kuri demi finale bahuye n'Ubutaliyani nanone Julio Gronanda agaragaruka aramubwira ati Diego Armando Maradona narakubwiye iki gikombe si cyacu cyo gutwara wakiretse watuje Maradona arongera amusubiraho ati jewe suko ntsirwa nje ndajya mu kibuga nyine nanga ibyanjye byose bansinde nitahire Maradona icyo gihe cyabaye baje gutsinda Ubutaliyani bagera kuri finale bageze kuri finale Joao Havelange aragaruka abwira bita Julio Gronanda ati assignment ikunaniye kubera iki bakomeza kwesesa kuri icyo kintu nukubera ko ngo it was an emotion connection uribuka muri CHAN abantu basohoka n'amasumi uribuka Lionel Messi atwara igikombe cy'isi yaba umwirabura yaba umuzungu barahoberanye kuko ni Lionel Messi sibyo uribuka Portugal itwara Euro abafana ba Cristiano ingeri zose barahoberanye bavuga ati umupira waryoye rero mu Budage yaba ari East na West ariko by'umwihariko kuko West niyo yabaga ikomeye icyo gihe mu bijyanye n'umupira w'amaguru n'ibindi byose babifataga nk'iturufu ngo yahuza iki abaturage ku buryo bababwira bati none twiyunge murabona ko twakomera turi bamwe ni nkona ko bifatika iyo niyo turufu bashaka gukina muri icyo gikombe cy'isi cyo muri 90 so Diego Armando Maradona bageze kuri finale ibintu byaragoranye Auguste biza kurangira umusifuzi icyo gihe wari umunya Mexico bita Edgardo Codesal aza gutanga amakarita abiri y'umutuku kuri equipe nationale ya Argentine aza guheza Diego Armando Maradona ikarita y'umuntu kubera kwiramanta nyine kubera imisifurire imiraba icyo gihe biza kurangira ikipe ya Argentine itsinzwe penalty ku munota 84 itaravuzweho rumwe biza kurangira Argentine itakaje igikombe mu rugo rya kuvuga ko na mbere yaho haratangiye kuzamo izo mbaraga n'ubundi za politiki ndetse na FIFA kubarwanya ikintu cyahise kibikonfirma nuko mu gutanga imidari Diego Armando Maradona yanze gusuzanya n'umunyabrazil Joao Havelange wari ukuriye FIFA na nyuma yaho y'imyaka mike cyane 91 Diego Armando Maradona bahise batangira kugenda bamukurikira gake gake bamupima basangamo kokayine bamuhagarika amezi 15 nyuma yaho gato imbere y'igikombe cy'isi cy'94 nabwo mbere ya match ya Nigeria batangiye gukina nyine bayisoje nabwo bajya gupima byane bya doping bamusangamo ikindi kiyobyabwenge Maradona kariyeri itangira gusa nkaho itangiye gusubira inyuma muri ubwo buryo 2006 rero bikarimwe bwo byahutse ko yaje kujya muri interview avuga ati 9 muri 90 iki gikombe ni federation na FIFA bakitwambuye abantu niyo bari ko gati dossier 2026 ese yabihura na dossier 90 Tujyafite etape ya mu nzego z'ubutabera tuzamuganiraho byinshi muri rusange ko etape igenda ikura cyangwa se ko kese igenda ikura muri rusange ese cyose ni muri nanakatirwa nabwo zabageza tuganire se noneho harakurikira iki muri rusange ese byaza affect ikipe y'u Argentine muri byose byabaye ariko ibyo dufite kano kanya ni ibyo ngibyo Argentine se igikombe cyagiye nkana cyangwa se cyagiye bikwiye tunabiganira muri comment ibuka gukora subscribe kuri Radio 10 Zone ubundi tuye tubana muri 10